Ndi papa sava. Marigo. Misabone mwa. Misabone mugore mwiza. Noneho sekeresha wazajya kubyara ukabyaro ndimba takagaruka ariwe byaba ari byiza se atunga bandimba tubabiri mu nzu kagirara umva bundebera rero na cyakirago ariko mbere kuzana ikirago zanira agatebe ndebe ko nakwicara nkoga n'ibirenge ndabigeraho se cyangwa uzu byose ariko reka nkwereke gusa agatebe uri bwicareho reka nkwereke tutagowe reka genda uzane ndebera amasogisi impinduranye ugenda utoza ibirenge nzaba mbyoka urikireka niba winyoza naho ubundi urabizi ko kubyoga ari ingorane ntanabikoze udahari ikibazo se wowe wawoga aho ngaho ubundi se ntiwita ugarukaho ugiye ushobora gutinda ntawe wamenya ndetse ubundi ntiwari bose ubundi ntabwo twanzuye iki se nzana ako gatebe cyangwa urambwira cyangwa uragugarutse reka nambara amasogisi yo kukugora urayambarira mu nzu nyine reka mbengire ko na umva ye noneho ntegurira ndebera imbabura ndebera imbabura umbwe ndebera imbabura unzanire imbabura se niyo ujyanye Margarita ndebera imbabura ngira icyo njya kwikorera banza ibikoresho nkubwiye ubizane ubishyire hano nese ibikoresho mbwiye usibye ko warumbwiye ikirago kongera nzanira imbabura ya kwanza Temba urumva watangiye kurwara malaria se ku buryo ukonje ariko se rubite rwose nzanira imbabura imbabura nayo nuyizana icanye nari ntarafatisha nibwo naringiye aho ko gufatira kanyizanira imbabura unshakire na ka gasafuriya k'umukondo kamwe dutekamo ifiriti ka gasafuriya kira ugiye kwihengekera yawe nkono era ka gasafuriya akimikondo umukondo mwavuyeho ariko kandi katara kimikondo ako k'umukondo wavuyeho siko nshaka noneho zanira n'ikirago zanira ikirago hase ndimba kuri kuntera ubwoba isafuriya bushyize aho ntacyo uretse ko atari inkenende jyana indi y'agakondo buriya niyo nziza kuko umuntu abona aho afata nose wabonye akazi k'izamuse hari ibintu ushaka gukora urabimenya oya niba ari akazi k'izamu hakuya nzana ikirago reka nshaka akamatera batazana tunyuzamo ijisho uragafite ubwo ndazana indi nini turaraho Yesu urajya amatarase mbari njyana ugiye kurara izamu zanira ikirago kirahagije nta kibazo uri kuntungura niba wumva urwaye ushaka kuryama wenda malaria itangiye kugutitiza waje mu nzu ukaryama neza ukiyorosa kanza n'iki ngiki ariko tudendurira haje abashyitsi iki ikiragura kizanye ngiki cyewe ndi kwibaza noneho mani igitenge hako ndimba ugiye he
Ani igitenge. Kimwe kirahagije. Wazindutse umbwira uti jya mutwange ndumva uremerera urimo ibintu byinshi. Hagira ngo nibura urarwaye. Untuma imbabura ndavuga nti umuntu ararwaye wa mugana arumva konje wenda akeneye ko dufatisha imbabura. Uti safuriye. Uti ikirago. Unzanire n'umunyu. Akuse ndinda kuri kuncanga koko. Ibyo. None se ugiye kwitekera wambwiye icyo ushaka nka kigutekera. Unzanire ifurusheti n'ikiyiko. Ndimba ibyo bintu ntabihari ntabwo ndabyo. Ntabihari. Nese urugo nta furusheti irimo nta n'ikiyiko kirimo kandi. Niba udashaka kumbwira ibintu ugiye gukora. Hasi ibintu ngiyemo kuri bubibone. Habaye iki ngiye nawe twapfuye iki kuri ugiye kwihengekera. Ibyunguka ariko. Ibyunguka ku buryo umuntu w'umugabo ajya kwigondera inkono. Kose waritse ukareba. Ndimba ubwo ufindo bwawe rwose giye ntabwo nabushobora. Wambwiye ko ndi umugore wawe ahangaha bimeze bite? Urigondera inkono ubaye iki? Ntago ngiye kwigondera inkono. None se urantuma imbabura, ukantuma isafuriya, ukantuma ikirago. Nkakubaza se nibura wabonye ikiraga, ukanga kumbwira none utangiye no kuntuma ibitenge. Bitanye se ndazana iki? Reka byigoya byiguhangayikisha ngo bigutere. Nyamara ndi mushobora kuba wasaza. Humura. Ndi muzima. Ngiye guhamagara abantu. Ubikize. Vayo nkore. Urabona ntari muzima? Nose uri muzima nyine. Sindi muzima. Ugezaho kuntuma igitenge nyine n'ikigiro. Nibwira niba ari izamugiyeho nshakisha nibura ya couvre twiyorosaga nyizinge bari yo nguho. Ubusa wajyana igitenge ukajurara kwizamu. Nta kibazo nayo yime. Ni gahunda nge ndimo nitegurira. Nande ufite ikihe kibazo? Nese couvre nyine wanibura uwambara nsinyikiramo nyuma nyine mu gikapu kayijyana. He? Sana umunyu none. Ese kuba wahangayitse ikintu kiba cyaguhangayikishije ni iki? Ariko bagore we ugira ubwoba gusa. Ubusundi ugira ngo uravuga ubu hari n'igihe sana. Ariko ubwo turagabanira muri isafuri. Nkunkuzanye wose. Tugiye kujyana. Urakuraho turakuraho gusigarana. Nzanira kinibagera turashangiremo amabuye. Ndabize ntabwo ari woheruka kuyigendana cyagiye ejo bundi ugiye hari hepfo kure bibirayi ko batabikuye. Ubwo nayo twayireba. Ndebere toroshe ya. Reba ko reba ko irimo amabuye. Nusanga ntari mu yihore ntacyo. Noneho undebere harya ubwo ntacyo nibagiwe ra? Ndabizi se wembwira itoroshi ndabanyitaka. Amabuye yarashaje. Yarashaje. Wajyana n'igikombe se? Igikombe? Oya, cyo si ngombwa. Ibiyese kuzagiteka buri munsi no kuza. Ahubwo amavuta. Amavuta y'abantu uri buyagura ugezeyo pe? Ntayifite? Se ko mbona yanafashe. Reka nkwereke. Hari naya ngaya yandi n'ubundi twacamukishije. Ayo yihorere. Uzayikina se naho uzayushyira ibiryo? Oya. Ibyo byihorera ahubwo. Ese ibirenge ko amaze kabiri ntabyoga. Nabyo turabyoza ariko ndabanza umbwire iki kijya mbere koko. Kwinyo z'ibirenge ariko ibintu byose ndagenda mu. Nose ibingibi mbisubize aya mavuta ni yihore. Yarafashe. Erega nta kibazo. Niba nta kibazo nyine kwe tutabizi. Urambira ngo nta kibazo ukampata nta kibazo. Ndaza kubibona iki ko nta kibazo. Urabibona? Uzanye umwotsi mu nzu. Manude. Manude. Mama sava. Hatonye. N'imyotsi bigeze mu nzu hano ibiciye he. Ka. Ariko
ariko nawe wese kandi hano bitabye hano Okay. Ntabwo rero ndi kubaza bite byawe hano. urakora icya Sembaza urakora icya urabona se ndi gukora iki uti icyo ushaka gusobanuza ni iki utareba urakora icyaha utetse hano nkande ninde wagwaye akazi ushaka guteka wajya hariya mu gikoni aho urahakora iki hanyuma ukabona uwatekera hasi bitashya kutarajya gutekera muri rompozi ariko naho byashya kutarajyaho nyine nabanje hano uranyuka imyotsi se wabuze ahandi ujya ariko kutasava reka nkubaze urareba ugasanga ariwe uzi ubwenge wenyine Igihe hari ibyo mvuze ntibajije impamvu utekeye aha ngaha. igikoni gihari nawe bokereza ahandi ndatetse nyine ntaho kukimumenyera urugo rw'umuntu hari ugututse se ubu nayashyizeho aya mapave ngo ujye uyatekeraho aya mapave yawe se urareba ugasanga nduta ngewe reka nkubaze mu by'ukuri papa sava iyo urebye uransoma ukandeba ugasanga ndi igicucu uretse no gutekera hano ubu naje nje ntureba nazanye n'ikirago si ukuhatekera gusa ahubwo ndanaharara uragira ute ndanaharara ndahaba ndabaha ngaha uhaba saha ni kwa nyoko ni kwa so aha ni kwa Marigarita nshimye ko uvuze ko kwa Marigarita hahari icyatumye rero mva kwa Marigarita nkaza aha ngaha igiki se igiki ni ukuba se kubiyobewe ibiki se ufite umudigi ngo iki nibaye ko ufite umudigi urawufite urashaka no kuntuka se ngutuka iki se n'amatama n'amajipo urashaka no kuntuka se ngutuka iki icyo ushaka kuvuga nyobewe ni igiki ku buryo uza gutekera hano mu mbuga ubu abakiriya baje bakwicara nahicaye se nahamaze bakicara ahandi cyangwa bakabanza bagakemura ikibazo dufitanye ariko uretse kwirengagiza ukigira umunyabwenge ukigira umuntu wahatari iyo umuntu agukoreye ntumwishyure mpemba hanyuma mva ngaha noneho niba ibyo navuga utanabyumva kuguyemba nibyo byatumye ko ari iki ukazana imbabura n'ikirago hanyuma harenzeho iminsi ngahe iminsi ngahe se nari nakubwiye ko nzaguha ejo ko ari uko nabuze ubu se ntabwo mwagiye mureka gukabya kwera ejo ariko pasava reka nkubaze ejo n'uyu munsi ubwo harimo amasaha angahe 24 hari umuntu urakuniga nibura iminota ine ngo akujwigirize wumva uko biba bimeze noneho ubigiranye n'amasaha 24 wowe urimo kumpa nibura ngo akunigire iminota ine gusa itageze kuri 5 noneho ngewe uri muri 28 haraho nari nagiye ejo niba udashobora kwihanganira iminota ine bakujwigirisha kuki wumva ngiye nakihanganira amasaha 28 ku buryo uza gutekera hasi si ukuhatekera gusa ahubwo nakubwiye ngo niteguye ndanaharara kandi reka nkubwire kuharara ntago mparara ku buntu umuzamahembwa ngahe ijoro rimwe do yuzuye
njye ntacyo bimbwiye niteguye ndajya ntekera aha ndara utaza no kumbwira ngo njye mu nzu yawe ntekera aha nirirwa ndara muzamahembwa ngahe uzampemba manywa nijoro hanyuma ntegereza ayo masaha yawe 24 nushaka wongeraho habe na 78 ubu nicyo cyakuzamuzana imbabura ibirayi se wabikuye ibirayi wabikuye muri depo ntibirimo iwawe muri depo nta birimo ubu wangiriye muri stock ngomba kugabanura nawe ukumva uko bimeze nese wagira ngo mpombye iby'iwanjye kandi nzana ibirayi by'iwanjye ubwo nyine ndimo ndagabanye ku mushahara ahubwo icyo nakubwira unyishyure vuba ahubwo ntarajya muri firigo ngo nzanemo n'inyama kuko ntago nzarya amafiriti gusa inama nakugiraga reka tubirangize nta nduru zibayeho ndimba reka nkwereke sibyo atungi warahari mu kazi ke reka Manudi avaho yaragiye mu gasantere kurangura sibyo noneho bazana ikayi tubarane ndeba yundimo wakonsomye nayo ngomba kuguhemba turangizanye kabisa ibingi bintu kumenyera ibyo kubara subizanye cyangwa iby'amakaye bizanye bihuriye n'umushahara wanjye iki ibyo kubara na ba Manudi sangu yembase hanyuma Manudi ntafite kontara yese nanjye nkabana n'ifite yanjye atunge akaba afite uko ahembwa nese wakoreye yo wakoreye yego nese hanyuma abantu rabazana me ikayi ni yandi iyawe nese wakonsomaga ibyana ese nibyo wavuga iby'akabari akabari kandese kawe none se ni sinigwa kuba uri kwigirira nyoni nyinshi ibintu ukabitera hariya ku gasozi ukagira ute ntabwo twiganye wowe ntabwo twiganye ese kwigana se kandi urashaka kubinyibutsa turankome ntabwo twiganye ekonomi ese ibyo ngibyo ko wararangije sindangize mvuze turankome ntabwo mvuze mu wa gatandatu nyine twariganye rero twigaga siyansi turankome ntabwo twiganye ese biranyungura iki ntabwo twiganye ekonomi twariganye ntabwo wibuka ibyitwa pasifu na akitifu washoye ibiki wungutse ibiki ntabwo ibyo bintu twabyiga twarabyize none ninde uri kwishyura undi sobanura ninde uri kwishyura undi ariko ibyo ngibyo ndakubaje ninde uri kwishyura undi ikayi iri kuza niyo kwa bare ya papa Sava kandi ndabizi neza ko ufitemo imyenda kuba naragize ikibazo bitewe naho nagiye ejo sinitabe ntabwo byakagombye utuma ufata izi ngamba reka Manudi aze yaragiye kugura utuntu ku muhanda azana ikayi ndebe mu cyokezi ibyo wafashe ndebe mu kabari ibyo kunywa ibyo wafashe nkuremwo ayo wankoreye kandi utaza kugira ibyago utaza kugira ibyago we utancugusa ndivoka zeze nkaguhanukira mu giwori nukujya nkimena ndakubwiye ugira amahirwe nibiwanire ugire amahirwe ntugwe muri mwe mayinasi muri manka ko nakwitendeka ku gikano bakagushyingura kabisa ariko rebyo bintu by'imibare ndakaje ibyo bintu by'imibare ndakubwiye iyo ndakaje ngenda rakara ariko nta nukurakaje nta bintu wafasha hano nukurakaje nta bintu wafasha hano utishyuye vuga yego cyangwa nta bintu wafasha hano utishyuye ibyo byose birahari reka ikayizere papa Sava reka nkwereke reka ibintu n'ubundi tubikemure wenda mu mahoro sibyo kuko n'ubundi ntabwo twabanye nabi ntitwakoranye nabi kandi nanakomeza n'akazi cyangwa se n'ejo tugahurira n'ahandi sibyo ibintu ubundi buriya aho abagabo bari ntihapfa abandi iyo si inama
ngewe ngaho bungurije ibihumbi 10 ngiye nigendere ibyo by'imibare unabibare witonze ubiteranye hanyuma ejo urumva. ariko iyo mubanza mugasaba Imana nk'ikintu kijyanye n'ubwenge ikavuga iti ngihaye umuntu umwe mu mudugudu, umuntu umwe mu kagara wari ugira ubwenge, umuntu umwe mu murenge, wenda mu karere 3, abandi bose baba ibigoryi baba ibihwinjara ko y'ibihumbi 10 nkandese ndese kushobora gusanga nayo urimo hano akubye 3 ibyo bihumbi 10. Tegereza Manodo. Se Manodo ngo. Tegereza Manodo. Ubundi se yagiye he? Je répète, tegereza Manodo. Agiye kugura ibintu mu gasantere bari mu nzira rimaraza. Asore. Mwabuze uko mwambura abantu. Okay. Ibintu byakagombye se kugera aho ngaho. Reka nigendere ubwo usigare muri iyo mibare yawe, yaho uri bubarire ukumva bihurugura urampamagara umpa yanje. Ese yo safuriya nini yawe nayo uyivane ubwo nayo yibariremo. usura n'uburakari ukinera sha amuzi ko ari mwe muzi imibare mwenyine. Ego papa Sava mwaramenyereye urishyuza nk'urupfu kandi ari wo